ngaho nyine mbwira ikintu wamagariye. Icyo ngamagara nashaka kuvuga ko nagukunze. Ngiye mu rugo ntabwo bakimba ko dukundana kuko papa yanyoheje ku ishuri amwe sinzaje mu bakobwa. Gusa wacyari umwana ku gitakunda. Ngiye banumye kwiga ntabwo banumye kujya mu bakobwa. Ubone se kurinda umbwira gutyo ubundi ufite imyaka ingahe? 14. 14? Imyaka 14 se uko n'umwana wa 12 aba afite sheri. Ako se doye ticagiye. Yagiye muri staff kuzana ibitabo umwana ngo twige. Abisizemo nyina yari yabyibagiwe. Dukomeze twige. Ntabwo baherutse ubusa ari kubona aka kazi koko nzakavamo. Ibi bintu nabyo rero nubwo abayadata twayakoboke. Kanze mbirabiranye ariko randaje kanye no koza ibyombo ibintu bimeze na ana yanjye. Aka kazi nta keza kaba karya rugo koko. Ibi bintu koko tuzayibasha. Yewe ndikora ngiye gusubira mu cyaro ko. Ninde uko mangara? Ndogo. Meze neza. Muri kanari ibi. Makuru nahagize. Meze neza se. Yawe nawe unyuze kuza kuza kwibagirwa regular. Mari gukora udusuku hano. Niko bimeze. Nta kundi ko numeze neza ariko. Ni ibisanzwe. Sha bakire dore tuba turi kubakorera isuku nk'uko mugomba gukora akazi ndetse ariko abara bahaye tugomba kukanoza uko bikwiye. Uzimani boss wa hano asigaye tugura amafi nta kanyama nta mana nyagasani imboga noneho yarambwiye ngo kujya bijye bitubuka ngo nyengo rino ryenyeje urumva ibintu uzayiba ayo mafura cyayabona ko ndi ko rumeze neza ko nge n'ibishyimbo kubona bari danje musa ibishyimbo no kubibona amaye nkada wumve ngo ugiye no kumuntu twasize ku isahani reka genda ahubwo se muri bya byumba ariko za twasigaye ku isahani reka kwaje reka gukabye ntago uzabakire reka twe duteka inusu ubwo iyo birenzeho ndabyimenya nese ubana boss wawe gusa Seriveri Shashu waritse kwivuna koko ikiwa rero uhamagara serivisi hano ubwo turabizi ninye wagira ziracumbaje umva wikivuna turabona bari buze amafaranga mfite ntago nakabaye naje aha
sha wivunye rwose nanjye natangiye kurambirwa ayihangane sheri ubundi kuba ndi kumwe nawe icyo kintu cya mbere kizima mwisi nanjye nzamukundira abanza isoma ariko atari kwisomanya ntazirangiwe ziracagase ayasoma rwose mwese ubwo ngubwo turakomeza twicare gutyo gusa reba se ukuntu badusuzumye n'ibirahure banza kubizanaho ako se waje tukajyana mu rugo sheri urabizi umugore wagira amane ntago nazi sibyo erega amafaranga mfite nk'ushobora no kumana miliyoni zinganga gaceceka nyine yego ariko unise buriya ako nubwo yaza ntago yantwara iki twafatana buriya naye ntiyanyuma ukaregurana keza sayizi za mbere nanone se urumva turi bugeyo turajyaho rwose ese n'ahandi twajya oya nshaka kujya mu rugo iwanjye ahubwo se sheri wajya ureka urumva rwajyayo nta kibazo ariko ntabwo dutinda sibyo ataha nsanga urabizi ntabwo namubwira nubwo nyine nanjye atanyira ntacyo yagurwara ese n'ubu mbonanye egura keza nawe niwe wangerega ndakwikundira pe no muri Amerika ngome nkujyaneyo ku mafaranga mfite yakwemera rwose seriveri hano yadusuza twakwigendeye mu rugo ubundi reka twigire mu rugo ubundi abakozi ba hano gusa turagiye muri wanjye ni umutekano umugore wanjye nta n'uha urabyizeye cyane rwose uzi kamera mfite mu rugo ntabwo ashobora kuza ngo mbiyobere kandi nta n'icyo yagutwara yangira ate nyine ndumva nazi ntinya ubundi ngenda atinyitse ubundi ko benshi barambona hari abakantinya ariko izi mpamvu kandi ntabwo ubona ko ndinyitse uri umuntu yamaze kubona amafaranga batinya reka tugenda aho ariko mana we Imana imfashe nsanga urwagwa rushyushye batari barumara nagize amahirwe yo kubona akabyizi k'ibihumbi 2 ngiye no kubura urwagwa rushyushye reka nihute nasanga ko bari barumaze rwose kwa Claude basanga urwagwa rushyushye ruyora ubwo madamu Kuro uraho neza urwagwa rushyushye ruhari rurimo cyane rwose rushyushye se subizi ko bibakorera ruzungu bidukorera neza ruzungu turakwemera cyane nayo bakorera cyane rwose tugenda ahubwo nyumvishe uko bimeze tugenda nta kibazo uraho neza kanseri muraho neza se wancomeje na aya ntabwo ujya ugura inzoga wowe ukuntu njya nkugurira kare uguranye koko ndakwimye igurire nawe mbega muri make ushatse kuba ko ndi igisambo uri igisambo ndamaze ariko sha niko madamu ariko ubundi njye wansugoje mu ukuntu bimeze ra sogongeza numva uko bimeze rwose nakoze iki kintu burakimara kimara kubera ko nakigurije maye mumvona uko bimeze uri igisambo rega ndakubaza ngo nawe unsubize akira ngo sogongeze nta kibazo
Shano mwimerere kabisa. Urwagwa mwarukuhera. Nyange urwagwa rwiza ruryoshye. Akubikora neza cyane. Ngenda bikora neza. Wanshira mu rw'igihumbi se ko nakore mu byizi wa 2 nanjye ngasagura igihumbi cyo kujyana mu rugo abana bagomba kurya. Kanze ngo shiriremo nta. Kiramo rwose nanjye mbe nisomye. Noneho wa mugabo wanjye ndamubonara ariko ntari biri kumeze ndebe. Kuma nakwiguriye ukuntu ruryoshye. Rata. Tugira ngo ruryoshye kurenza uru Rwanda. Ko nta makuru ufite. Ntabwo ruryoshye kurenza uru Rwanda. Nasaba guha urwo batamaye. Karo urimo. Uraho neza madam, ndimo rwose ndahari. Aho neza sheri. Neza. Misi myinshi. Ni karibu rwose ndamuca. Roshere narinje ngo tuganire kuri ya gahunda twapanze. Iyi haje sheri. Ntabwo twapanze gahunda yo kubana. Gahunda yo kubana? Ariko disi ndanabyibutse kandi nanjye ndabikeneye. Tugomba kubyoroganiza ariko nanone dore ikibazo. Ikihese. Mfite abana hariya. None witwa ngo ni mushiki w'umuhungu wanjye. We yakwangiza ni ibintu byo ngomba kubanza nkaganiraho nabo rwose. Ibyo biroroshye. Rona hari icyo ntwaye baraza kubyemera. Ntabwo nabatungura. Ni ngombwa ngo biganire nabo nawe ubwawe uhirere. Sibyo? Nta kibazo ariko barabyemera ndabizi. Nta kibazo. Ariko abagabo b'iki gihe mwabaye ibicucu mwabaye bigorye. Reba ibikureba. Upfushije umugore vuba ugiye guhita ushaka undi. Ariko mwabaye mute? Wajya ureba ibikureba ariko. Rero atabaraza kubyemera ndabizi. Akundi mugani ubundi weho birakureba. Ibyo birakureba. Shira twigendere. Urugendo rwiza. Cha rero buriya mwana akazi kari gasigaye kari gacyana hasigaye kujya koza ibyombo. Ako ntari Wosi bosi. Ni bosi wawe. Karabaye kanejya. Kanejya kumukingurira. Ese ngomeze magara hano cyangwa ni. Itsi munsi y'urugi. Ari nta kingo nahita ninjira. Ahita ngo inyuma y'urugi. Riri. Ndaruse wumva yangana akoreka mbwira nukuri iyo utaza kuba waguze inzoga ngiye nagomba naje mba nisubiye nkitahe ushaka icyese se nyigutumiriza ahita nyituma zakabaye ariko sura mugore wawe ibaza nsanze hano ari wendo Wishe haze komba ngo hamagaro ukagenda utinda tinuza wivugisha utwo tuntu ubwo bujangwero burimo no boss ariko naje nirukanka rwose bimeze bite bira pfundurira shiranje Seri kubwira boss ntureba sha wamubonye se ega boss akazi rwose ngiye bankazi genda kaminine sheri kaminine rwose umfase kugiye wanzanye akantu k'agatambaro shasho nabundi yo bitaza kuba bino rwose ngiye mba nisubiriye mu ntacyo uzambura nanjye akoreka mbwire ka tujye dushaka ahantu tujya ntabwo hano hantu ayi wanje ni VIP
nyine ndabibona. Angera kugaruka hano urumva. Yego rwose. Gumiyo hirya. Habundi ubwire ukagaruza. Kiye nakizamburana. Ndabizi ariko se ikibazo rega nawe urakiza ko ukuntu agira amahane. Ibyo by'amahane ntubitinde. Sivyo ko nanjye namutinya. Ko nkunda se. None se ngubwo keka mfashe nawe. Shu be nuse kuri gusinzira kamiwe sinzira songi n'amafaranga utera kandi mfashe ifone wenda kasika zawe n'imisozi bayo ngiye kureba umwami mwiza tware Kareko ni heza se byahe. ni heza bro Amakuru ni sawa kabisa meze neza. Dore uri kugakora. kabisa Niko. ubu nkarimo tu Haba heza ukambwa ngo wavuye mu cyaro. Reka mu cyaro no mu mujyi Kemera wose ko wasabye ugakorana umwete ibyo yo kumwa ngo ni heza nta bwiza bwaho. Byumvikana tukane mfite na pasi kubite inkuru y'umunsi. Uzi se boss wa. Aseburetse. Uzi boss. Yazanye cyane. Wakintu kandi anasize. Uzi ukuntu ameze. Serious? Kanje kukireba. Segaho uragenda ujye. Uri kujya ngo banyirukane. Mama icyambere cyararwaye. Ubu baramutse banyirukanye mu mutaba meme. Gusa yazabuzwa. Sigaho. Akora mugana nanjye reka nikore mugeza akazi kanjye. Kora akazi ko twahamagariwe nta bindi. Niko bimeze kazi. Se ndakubeshya. Ariko urura runaruconze neza. Ariko uretse nkajya kumureba. Oya. Uri kugira ngo yubikire imbe. Reka nkomeze akazi nta kibazo. Sigaho nanjye nandi koza amasahani ahubwo kanze subire wakintu. Banagira birebe. Kanze ngereyo. Zawe nta misozi. Abana mbikoze neza tu. Se Chris igihe wageneye nibwo uri kuzamwe nemeri bimeze nabi kabisa ubu nibwo ndimo ndaza ibintu nagiyemo byabaye rwazwama kabisa yego sha reka turebe meri nyine ko yatetse akoma yararimo reka turebe ko yatetse inzara imeze nabi reka tugere Wewe neza Wema ariko wa mwana ubwo ni burere iki wagisamboye kuza wicara aho ngano natsuhuze koko musuhuza se musuhuze iki mukanya sinahoze hano ariko ubwo ni burere iki koko wa mwana ubwo nibwo burere mba nagutoje koko nasuhuzaga data wapfuye none nge ntago ndi umubyeyi yananiye rwose mami bimeze bite se ni sawa ese niko bimeze nabi mu nda nta n'agakoma aho watetse ngo mbe basiniye inywera kubizi se hari agasukari cyangwa agafu wasize ese mama ubwo ni gutyo nsubije none ugende gute ko nta mafaranga ahubwo mama mwagiye mu kazi kuki nta n'ikintu mwakwegereza ngo mwe mwakora mwe ese mwe ko nagiye gushakisha akazi nagiyemo nkaba nta kintu naronse urajya ugende gute koko ntacyo waronse nta kintu nigeze ndoka kabisa none se ubu ngubu wagiye uzize isaha nta kintu waronse mere ntacyo reka tubyihorere muve mutira mwana ibintu murimo murabizi uri kuzubaza agakoma wigeze ugateka singirimbabura ugenda ugura amakara nese bro niba yanagiye gushakisha ngo niba ko hari ikintu nageraho ni gutyo mwagakwiye kuza mumbwira ko ariko wowe akose njene nagiye gutera karaka hanze wamaze rero uzana aya makara gira vuba zana aya makara baduhembye man ntabwo babahembye umva bro wabumvishe ntabwo babahembye se mwagiye mu gitondo mukagaruka nimugoroba ntayo babahaye neri ibintu nagiyemo nibyigeze bicamo nta mafaranga afite sigara uvugana na mama wawe kandi mushaka ukuntu neka igikoma ngiye bucura ntabwo nzajya mbyuka mu gitondo nanyweye igikoma
mufite amafaranga. Okay bro, kugira ngo dukemure ibintu neza none. Yenda kwa Karori bagukopira bo isukari uzana muteka igikoma. Nese isukari turoteka igikoma nta fi hari. Ifi hari se? Okay mami, ifu ni muyishakemo. Ni muyishakemo niko bimeze. Ngira amafaranga. Bayishaka. Ariko ubundi reka nkubaza. Mama ntafite amafaranga, papa ntiyadusigiye imitungo. Aha. Sasa ngibyo ngibyo. Amafaranga. Uzana amafaranga. Warayamaze se? Amafaranga. Bro, nicyo mukundira. Nicyo mukundira uri mukuru mu bintu byose. Nese ka nkubaza sibyo. Papa niba yarapfuye. Ntiyapfuye afite amafaranga. Cyane rwose. None yagiye he? Imitungo yose afite. Meri nyine Mera arayabitse. Mera arayabitse. Akomemeza uko ako kanone nakibagiye. Ayazane. Oya ntayo. Amafaranga urayafite. Ahubwo mwebwe muba mwagiye mu kazi, muba muri abasore bahantu muba mugeze. Mwebwe ubwo ntago mwagakwiye kumenya iby'urugo. Okay. Ariko ubundi mami. Ibyo ni igikoma tubivemo. Siko bimeze. Hari ikintu nshaka kukubaza kimwe. Ko twaje dusanga papa yarapfuye. Igihe yapfiriye kutigeze utubwira naho bamushyinguye byibura. Ako ubundi uziko ari byo. Ntabwo ibyo bintu yigeze bitubwiraho. Ibyo bintu arabitubwira. Papa bamushyinguye he? Oya tubwire witangira kurya iminwa, papa bamushyinguye he? Ese mama ibyo bakubaza ntabwo byumva. Dusubize. Dusubize. Ibintu by'igikoma twe tubyihoreye. Mami dusubize, dukeneye igisubizo cyawe. Uzagira ute ko? Uzagira ute ariko ntabwo uri kubyumva. Abasobanurira neza abantu bamwe b'umusore. Akisi zadusobanura ryari gute? He? Ko ngi ntabyumva neza. Ariko mama ibintu bari kukubaza ntabwo byumva, wabashubije mu by'ukuri. Sizababwira. Mami ngiye maze no kurakara. Siko bimeze. Maze kurakara. Wagiye kwiyahura. Ndumva bimaze no kundenga. Ubu ntabwo aratubwira ahantu papa bamushyize kweli. Muko uruwaye. Papa. Uruwaye. Papa. Uruwaye muko. Ni kuyindi gwino waye. Tajana. Ni byiza. Nyine uyu ni uwaye. Uyu nguyu se. Ntagira ikibazo. Ikibazo cy'iki? Mama yarize. Mama shari yesi bigugu bige mama arabizi. Iye nje nareka nkubwiye. Umubwiye ibiki waje mu rugo utazi ko papa afite umugore. Nje nakubwiye. Karoti wanje bimeze bite? Turebere n'ukuri kw'Imana. None se
byagenze bite ko mba nagiye ku kazi iyi nshinzi yaje gute ese nawe ibintu byo gutukana utangiye kuzana hano inshinzi si kubona inshinzi wa mugabo nakwihanganiye kenshi ugomba kumbwira umuntu ikintu cyamuzanye akaza kunyinjira urwa nagiye ku kazi gushaka iby'abana ntacyo bakutwara urabona mba nagiye kwigisha mba nagiye gushakisha nawe ukambwira ngo uragiye ugiye mu kazi turi gushaka amafaranga y'abanyeshuri urabona ejo bundi badutumyeho nimba reba ari ibi ngibi utangiye njye urambwiza ukuri mutuze ariko ntabwo natuze utambwiye iri bani ryahewe umukobwa wahehe Ramadan nawe utanuka hagati aho ngaho oya mwigwanda oya ni uwahehe rero barambwiye ngo baze kuba hano urabyanga uyu ni uwahehe ko mu muryango namuzi ntazi n'ahantu avuka bene wanyu ababa hano ni bakeya ubundi bene wanyu wari uzana mama ntago yaje hano niwe mwirukanye akajya kurara muri hoteli none uyu nguyu umupfana iki oya uyu nguyu umupfana iki umva gendere ndabona nawe tuza ariko urajyahe wajyahe kumbwira kuri ntabwo nabyuka mupfana iki mupfana iki banza umbwire yewe munandakaze mudatuma ndakaza ariko turakubitana nawe turakubitana nawe ndagenda ukazana amahabara aho ngaho genda gato uriya ntabwo ari muri umunara ndihira amashuri musaza wawe ntiga kaminuza sendi famiye ntabwo ari nyumurihira njyewe ari umuna banjye ucura mu nda ya mama ntabwo yaje hano wamwirukanye none si mu muryango dupfana nyine nicyo ndi kukubaza dupfana nyine mbwira icyo dupfana agasuzuguro mu nsuzuguro hano ibi byose ntabwo ari njyewe bibagejejeho jya kureba hano umutungira rero ntukajya umuzana ariko mama umuhungu wanjye gabanya ndagenda ndazi kanyinjira mukajya usohoka mujyane gacari hasi ufate umugabo wawe gutya mwafashe mama wanyu sohoka vuba sohoka vuba mufate mama wanyu muramwirukanye urambwiza ukuri iriya nda yagiye mu rugo cyane waya mutuze ariko ase mwamba bare iminsi y'umujura ni mirongo buretse ariko tuza ugomba kumbwira bibi nabwiza umva nkubwire ubyanga duhana divorce mukobwa wanjye byo ni ibiki ntabwo ndi umukobwa wawe uranyihakanye ndakwihakanye ngese umva nkubwire ako yazimazemo umva nkubwire anyweye reka mwizi genda y'amafaranga ari ara mu nzu cyangwa ukore kuri konti ugiye n'umutegera akavatira kumbi ubushize warambwiye ngo nigisha kwa kiriya kigo ngo abana ngo bagomba kwigira ubuntu kumbi wari ufite irindi habara risa kunyinjira uretse icyo kubumenyera bene wanyu ntabwo ari bo imitungo yanjye ishiriraho hari umuntu w'iwacu mama naba muri Nyakatsi ndagira ngo mwubakire inzu nk'iyo nubakiye iwanyu ugashaka kunkubita ariko nukubona ingo zigenda bwacya zikazima kumbi zaraye zishe narashengutse umutima kubera mwe n'abana banyumva gumaje kubagira ibirane bakinyuma base umutima uzasanwa n'indaya njya nutangarira aha baramukuri bose genda jya muyobozi dutandukane kugura mukobwa cyambere bamwiteretse ubusenyi inzoga abana bayisomyeho iyo nzoga rero nangwe sana hano mada uretse nkubwire ubundi reka ngo babaze ibibazo nk'umuntu w'umugabo kimumenyera ngewe nabagejeje kuri byinshi murarya muranywa muriga barumunaye bariga abasaza bariga iwanyu narabubakiye muransuzugura nanjye nicyo gihe nshaka umuntu ushimisha muranshimisha njyewe none se nimba nishwe n'irungu yufite imbeho sirivu kure kumbi nkakubwira abana bagomba kujya kwiga hanze ngo turagize kumuri kuzana incore cyangwa urumva ari nubundi ushyigikira nyoko mukobwa wanjye tumva uburyo nyoka mvugiramo sirivu kure wabikoze kugira ngo uzatwikire mana yanjye reka nkubaze agahinda nikica kagira mubi nk'uyu mugabo ibintu ko kabakora bitwa ngo turakiza abantu turi nangarugero uragwa ibiki sibyo navuze ko narenganye uragwa ibiki ibyo mbonye ntabwo ufite imbeho sirivupure ndushaka umupira w'imbeho ukambara nimba nanjye mfite irungu ngashaka umwana umara irungu mwararinteye murashaka uriya kadogo umukozi wanjye ari we ndazi umara irungu